bwa mbere emi Rwanda emi Yawe iki nicyo bise Saint Valentin koko ariko bishoboye kuba emi hari ikintu yari yaramenyereye yewe we imva mutima zira bwa mbere mu mateka y'u Rwanda yamaye nka data ibi bintu ndabyita iki ibi bintu ndabyita iki bwa mbere mu mateka y'u Rwanda umuhungu ararongowe Ndabasuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Yawe TV mudukurikira munsi ku wundi wibuke ujye utanga comment wowe utarakora subscribe niko kanya keza kugira ngo yikore ubundi amakuru atandukanye tugutegurira ujye uyabona mbere yuko tukiyashyira ku rukuta rwacu ibintu bigende neza cyane ndi mu murenge wa Gikondo ni mu karere ka Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali tariki 14 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2021 sorry mu busanzwe iyi tariki ivuze byinshi cyane cyane ku rubyiruko ndetse n'abakuze icyo bita Saint Valentin umunsi w'abakundanye niyo mpamvu mubona twagendereye umwana mutoya w'umukobwa ubona ko mu iPhone ameze nabi cyane ariko abakobwa birabavuna koko imamu ya Mungu sha ifaranga ni ifaranga nimba atari ugukura ibyinyo so reka nguhe ikaze kuri Yawe TV murakoze cyane umeze neza yenda komeye ndagira ngo ubanze wibwira abadukurikiye na Bibiliya bivuga ngo tugendane tuziranye yego amazina yawe witwa amazina yanjye nitwa Claudette Kayitesi nkaba nzwi ku izina rya Debbie yego uyu munsi uvuze iki kuri wowe by'umwihariko uyu munsi uvuze byinshi kuri njyewe by'umwihariko ku mukunzi wanjye musanze nyine hari ikintu ndi kumutegurira kiri special kijyanye n'uyu munsi yego ikintu kiri special ubwo ni iki tuzi neza ko harya ubusanzwe abadukurikiye umukunzi wawe yitwa nde yitwa Emi yego emi Rwanda emi Yawe kuki wahisemo gukundana n'umunyamakuru nese urukundo ko rujyaho rushatse cyane urukundo rwanyu rumaze igihe kingana iki rugamije iki rumaze imyaka 3 tumaze imyaka 3 tuziranye ngo rugamije iki mbese nyine no kubana hari ikindi se nk'umugore n'umugabo emise ko njya mbona hari na rimwe yasohotse ya postinze udufoto tw'abandi bakobwa batari wowe ibintu bivuga iki kuri wowe bari arababeshya ninjye dukundanye mukopine wanyawe ubishingira kuki anyere ku rukundo nicyo mbishingiraho kandi nanjye ndamukunda yego yigeze akubwira ko mushobora kubana yateye ivi yatanze inkwano se imfatarembo icyo ushingiraho ko muzabana ko izi saha ko turi kuri Saint Valentin Katarina hashobora kuba ari no mu bandi bakobwa igihamya cy'uko muzabana ni igihe mu mutima wanjye ndabifite ndabizi ko tuzabana tugeze hagana ku isaa 9 hafi saa 10 z'umugoroba ni kuri Saint Valentin nyirizina uravuga uti turakundana tibiranashoboka ko twabibwiye ababyeyi ariko urabishidikanya igihamya cy'uko yaba atibereye mu bandi bakobwa cyangwa se atagiye gutanga Saint Valentin handi kiri gihamya nuko agiye no kuza kundeba mu kanya kuko ngiye kumukorera anniversaire ariko hari n'ibindi hari ikindi gikorwa kiri bube nyuma muraza kukibona ni nk'iki Emi yabarigeze kugukorera kikakugaragariza ko urukundo ruhari nyirizina mu myaka 3 mumaranye ni byinshi bitandukanye ntago byose nabishyira hanze kimwe muri byo umva cyagukoze ku mutima n'icyakubabaje yakoze wenda ukamubabarira cyangwa se ukazajya uhora ukibuka ukumva kirabaye kiragutushije
oya ni amabanga y'urugo. tayari twanageze mu mabanga y'urugo. Ni amabanga y'abakundana. Nyine abantu bakundana ntabwo bajya babura utuntu bapfa cyangwa utuntu tubashimisha bose, rero ni ibanga. Usibye bidi n'icyo kintu ugiye gukora cyagizwe ubwiru tutazi, ni nk'iki witeguye kumubwira ukimubona nyirizina akakuri ku mutima wumva uri bumubwire ni akahe? Ni ukumubwira ko mukunda. Ariko uyu munsi ho ndabishimangira cyane. Yego, ndanabimwereka cyane kurusha uko nari nsanzwe mbimwereka. Uko nari nsanzwe mbimwereka. Ya telefone yawe nahoze mbona iri. Iyi telefone yawe ntago ijya ibamo urufunguzo ku buryo turebye tutasangamo chat z'abandi basore bagutereta. Watubwiye ko ukundana na Emi. Ndashaka kugira ngo nimba koko ari iby'ukuri, reka turebe muri telefone yawe nimba nta bandi basore mujya muteretana, yawe n'abakoherereje uturabyo kuri WhatsApp. Unatwereke nimba nta password yamo ku buryo bashobora kujya muri telefone yawe cyangwa se wajya muye ibiba. Password yanjye arayizi. Ibamo. Ariko arayizi. Iye wewe. Nanjye ndayizi. Yego. Ntabwo wari wabona teretana n'abandi bakobwa cyangwa se ngo abakobwa bite ba papi, abahunga bite ba Kizimfura, barushigaje iki? Oya? Aba Yohana ucuruza amata kandi ari umukobwa. Sha ntabwo njya mbonamo. Nta telefone ajya kwitaba muri kumwe akihisha se? Hari n'igihe ayinsigira nkayirirwana. Kandi ntabwo bahamagara. Akayisiga kwayirirwana muri inshuti. Cyangwa murabana n'umugore n'umugabo? Oya. Niyo telefone ko nta wundi muntu waguterese. Nawe pe nukuri ntawe. Wabitwereka ubu? Nabikwereka nyine ko ntawe. Nabikwereka. So, bakunzi ba Yawe TV munyemerere tubanze dufata akaruhuko turindire Emi nimba ari buze tukizihiza anniversaire na gato nkaba nayiryaho ngize umugisha wo kuba hansanze n'urukundo rushimangiwe n'ikindi cyahishwe bari buze kutubwira tukabaza kuba twakibona. So nge Ndahiro Valence Papi nkuko bisanzwe, iyi ni Yawe TV, reka dukurikira ibikurikirana mu kanya. Happy birthday to Gambere Emi Rwanda, Emi Yawe. Iki nicyo bise se Valentin koko. Ariko bishoboye kuba Emi hari ikintu yaramenyereye. Yewe we imba mutima zira.
bwa mbere mu mateka y'u Rwanda yamaye nka data. Niko ibi bintu ndabyita iki? Ibi bintu ndabyita iki? Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda umuhungu ararongowe. Ego. Yego. Niko imeze bite? Surprise iteye ubwoba. Ateye ubwoba. Ko mbona uri ari wowe se urongoye nako ari wowe propose. Nuko yemeye. Yego. Ariko iyi mpeta yemeye nk'uwari usanzwe n'ubusanzwe hari ikintu azi. Buriya yabiteganyaga. Emi Rwanda. Bimeze bite? Ntago Emi shiri binya. Mano ubundi njye nari naravuze ko nazigera nterera umukobwa ivi. Nari naravuze ko nazigera nterera umukobwa ivi. Ariko kuba nyine tuyemeye kubikora. Kabisa. Ya. Ni wowe mu mateka y'u Rwanda umukobwa atereye ivi. Abadukurikiye ntibari buvuge bati Emi Rwanda umunyamakuru tuzi, umunyamakuru wamamaye ararongowe. Wasanga ku binyamakuru biri bwandike biracyatitire bati umunyamakuru Emi yarongowe. Emi kuranirwa bimeze biti ibintu. Ntabwo ndabyakira ngewe. Bimeze biti. Mani nyine baraza kuvuga ko narongowe nta kundi ariko kuko mukunda ndemera ndongorwe none se nabigenza gute. Ariko nyine bundi nta ribi n'ubundi ni ibingibi n'abakobwa bandi bakwiye kureberaho nyine tu. First of all isabukuru nziza bro. Urakoze cyane. Umeze neza. Ako papi reka nkubwire nawe uri umwana mubi. Gute se? Uri umwana mubi reka mbivuge mbisubire. Nese kuki utigeze umbwira byibura nibi bintu mani. Byibura ngo nanyandikire umena ka message. Ngiye nari ndi kuri condition iteye ubwoba. Ngiye naje nje kuganira na sheri wawe ambwira ati tumaranya imyaka 3 isezerano yambwiye ko tugomba kuzabana. Ariko ngiye sinabyumvisha navuga se gute umuntu avuga ngo nzabana na runaka nk'umugore n'umugabo nta uratera ivi nawe kumbi were yamaze gutegura kuzatera ivi aragupropose bwa mbere mu mateka y'u Rwanda bwa mbere isi yaremwa nari narabibonye ahantu ni muri ari za Swaziland none muri filimi y'Inyakoreya none ku curo ya mbere mu mateka umukobwa agize ariko aravuga ati iyi mpeta nari kuzatererwa ngerika injabuke nyikubite Emi Rwanda. Ntago yamujabutse. Ntago kubera ko turi muri covid ntabyo ahubwo sinzi impamvu yabikoze ariko ndanabimushimira. Niyo mpamvu ubona ko n'abantu bahari turi abantu ni babiri. Nawe nka papa ubwo buryo wajemo simbizi. Sinzi ubwo ndamubaza ko iki yabiteguye gutya atategereje ngo abari ngenzayi mwambika. Nicyo kibazo ubu ngubu mise nibaza. Ijambo wabwira umukunzi wawe ku isabukuru yawe y'amavuko ku isabukuru ye ya mbere mu mateka agutereye ivi ibi byo biteguye ubundi wowe wateganya kuzamuterera ivi urabanza ijambo ugiye kubwira umukunzi wawe. Ikintu namubwira nuko mukunda ibi ngibi ni ibitegura ibindi bintu biri imbere mu minsi iri imbere nabyo tuzabibabwira ukazaburi na pare. Ukazaburi pare icyo namubwira nyine nuko mukunda hagati y'abantu bakundana wigeze kumbwira ngo hari yajya gusigira telefone ye ukayirirwana ibyo mukora nyuma yo kuba yasize telefone simbizi kuko sinanerekwa ariko urukundo rwanyu ni mu rugaragarisha ibimenyetso wenda mba ndamusanze ku kazi akama telefone ntabwo ari ukuvuga ko tuba twahuriye nko mu rugo ntabwo byemewe ko kwitama uri kubyumva kugira ngo kwitama naho ku munwa twaba turi kwigisha abana imico mibi urabizi kuko buriya hari abana hari ababyeyi bafata inuza
Mwah. Kuko urabizi ibi bintu mwana hari abana baba bari buzarebe zino video bakaba bakuramo n'imico mibi byatara ariko ibindi ni hariya ni hejuru nawe arabyumva. Mu busanzwe wari waratekereje ko ushobora kuzaterera ivi uyu mukunzi wawe, ese wo ku ruhande rwawe wateganyaga ko muzabana nk'umugore n'umugabo cyangwa se ariko iriya iPhone nahoze nyibona nari ngize ngo ni impano itunguranye nawe ukoze mu ntebe uramuhereza ndavuga intemezanye impano ku mukunzi wamugeneye iki kuri Saint Valentin ubundi bwo wateganyaga ko muzabana? Ya ndabiteganya kuko ubundi ukundana n'umuntu bikagera noneho kuri uru rwego no kubuteganya no kumushyira mu mago cyangwa ngo mwibaruke n'abana yitwe mama nitwe papa. Naho ubundi nyine niyitegura ibindi biri imbere nituva hano aha ngaha mudahari ni hejuru. Iki? Papi ntabwo byumvise. Ntabwo ndabyumva neza. Nituva aha ngaha tugiye ni hejuru hejuru kontutsi. Iki? Uyu mugabo ko numva adasanzwe izi terime ko numva ziri kunjabuka ngo he nanjye ntago mazi numvisemo hejuru ariko ntago mazi. Mbwira ukuntu iki gitekerezo cyaje muri wowe ukavuga uti uyu munsi ndafata umwanzuro wo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umukunzi wanjye ndanatera ivi, aho yakabaye ari wowe wakabaye avuga ati reka mbitegure ntera ivi, ahubwo wowe ukavuga uti umwanzuro mfashe nuko ngomba guterera umukunzi wanjye ivi. Njyewe nabikoze kuko mukunda kandi nanone mbikora kugira ngo nerekane ko buriya n'abakobwa dushobora gupropose umuhungu ko ushobora kumusaba ko mwabana, ntago abagabo ari bo bagakwiye kubitubwira gusa natwe biturimo kandi mwarabiganiriyeho wamupropose. Dufite imbaraga, dufite ubushake, dufite n'ububasha bwo kubikora. Ntabwo wari ufite impungenge z'uko wenda hari abandi bakobwa bashobora kuzamugutanga, akaba ari nayo mpamvu itumye uvuga uti ngiye reka nze mutange nyitere. Ese bwo iyo aza kuhagera ko abarwanje kurwanira n'undi mugenzi wawe hano ku irembo yanze kwinjira asanzwe uri mu mutima wa ebana wakataje kweri kweri, iyo ahita kujabuka kigurukira ku ruhande rwari ntabwo twari gukura aha ngaha wumye. Mwari kuwambana munjyana mu bitaro, mwari kuba mwanjyanye mu bitaro direct. Ni ukuri gira ikintu ubwira umukunzi wawe watekereje guterera ivi nuko mukunda. Ese kumwitegereza mu maso ntari bwa mbere mubona ahora ari mushya mu maso, ahora mbera mushya. Urabona ko Imana igira neza, ubundi Imana ikunda abagabo pe, ariko njye naravuze ko pe kandi seri wagira ngo yarabizi reka gutera ivi nambwe nudatera ivi reka aho ubu ngubu kuba birangiye ibyo yari kuzakora nzajya mbikora. Ibyo yari kuzajya ko uzajya ubikora? Ibyo yari kuzajya ko uzajya ubikora? Nzajya mbikora. Ubu ugiye kuzajya uteka umese unasasa uburiri bwo mu cyumba? Oya guteka wo nateka ariko ikintu kijya sibwo wasasa. Uravuze ngo ibyo yari kuzajya akora, ubwo nukuvuga ngo uzanatwita ubyara ujye uheka wowe wazatwita uri kubyumva umwana ngiye nzajya, kuko ubundi umugabo nyamugabo cyangwa se n'umugabo wuzuzanya n'umugore we bigaragara ko uyu muntu cyangwa fiance wanjye azavamo umugore w'umutima ukomeye. Kuba byonyine n'ibi binabikoze man afite imbaraga kandi ndabimushimiye. I love you so much. Uyu munsi n'ikindi gihe cyane wumve ko uzabyara uzatwita oya ubundi urarara utwise none ubundi ntabyo gutinzamo reka ubu nukuvuga ngo mugiye kurima ngo birabaye we birabaye. Reka nkubwire n'ubundi reka nkubwire nta gikwe, kubera ko nta gikwe none se ikintu ndi bujye ntago ari ibya kumurongora ngo yitunge, naho ubundi ni ugufata inka sibyo wenda nubwo yateye ivi ntabwo ari kuzazana nk'iwacu, ngiye nzazijyana mbwira ababyeyi ati gahunda ni nuko imeze, n'ubundi urabona ko gukora igikwe muri covid bitemewe uri kubyumva. Ubundi mubwira ati shushu be ngwino njyarire bwa mbere utwana tubiri tw'impanga. Na bishobora ko wateganyije cyane
mu busanzwe asubiye kuvuga uti nkurikije ibibaye nanjye ndaza kukwitura kurara nkuteye inda ni uhita urema inda ugiye kujya umubaza gusubiza ni wowe uhita urema inda ako kanya icyo nzi cyo ni uko ufite umugisha wo kubyara nanjye nkagira uwo kubyara none ko wiremeye imanga ndabizi iryo sezerano ndarifite shusho simaze iminsi mbikubwira ko nyataye komeza ibibazo nta kibazo komeza ibibazo nta kibazo ikindi namubaza ukuntu yakiriye iki gikorwa nateguye gusa nakubeshye nawe mfite ubwoba mani na n'ubu sindabyiyumvisha nimba ndyamye nimba ndi hehe na n'ubu ntabwo ndabyiyumvisha ariko ni ibintu biba bikomeye ubu abantu batangira kuza bavuga ngo uri kumva ngo ibiki n'ibiki ngo ibi bintu oya uyu ni madamu noneho ahantu namubonye niho harenze uyu mubebi akina filime uri kumva niho namubonye urabizi ijisho ry'umunyamakuru wa mugani w'aba baturage nyine twifashishije ijisho rya papi ndavuga ati uyu mukobwa ngomba kumuhiga tubyanze bikunze tukajya tuvugana avuga ati musaba urukundo araruma imyaka buri 3 ntabwo ari ikintu gitoya ni ibintu binini umuntu uba wamwize wamumenye nimba akunda utumekapu ndabizi nimba akunda kurya ndabizi nimba akunda gusohoka ndabizi uri kumva buri imyaka 3 ni ikintu kiba gikomeye no kuvuga ngo rero yitegure nanjye nitegure n'abafana bacu cyangwa n'abakunzi ba Yawe TV n'abakunzi ba papi cyangwa n'abakunzi ba filimi bumve yuko nyine gahunda ni gahunda vuba ahangaha bitegure ikintu no kuvuga ngo nubwo ari umukinnyi wa filimi ubakina muri Gaheza niyo filimi ari gukina bamukurikirane kuri Gaheza Saries ubundi ntabyo kuvuga ngo turashaka nimero ndahari kandi nawe niyumva ashaka kugenda azaba ndambwire ngo ndagiye kuko bura nago niyo mpamvu nakubwiraga rega man hase nubona no mukobwa kunameze nta kizere wifitiye icyizere ndagifite rega none se umugabo nashaka umugore kandi umugore bakamutwara kandi babana mu nzu no kuvuga ko utanyizera kukwizera ndakwizera rega n'umwana w'Imana twaramwizeye turamwizera none ariko Imana nayo nubwo yaje yohereje umwana wayo ntago bamwizeye baraje baramutimbura sibyo bivuga ko umuntu wese uzajya guhamagara ndahita mfata systeme connecte kuri simu kadura byemera bajye baguhamagara numva ibintu bakubwira kuko ikigara abantu bacanye amaso sibyo papi ntago mbizi aha ariko by'ubwiza bw'uyu mwari wanafashe icyemezo gikakaye ntago yaguca inyuma kubera ko nimba yagutereye ibizi ubwo urumva n'ibyo bindi ntago mbihamya agomba kunyizera oya ndakwizera ariko wa muntu ikindi wamubaza ni ikihe noneho icyo namubaza bakakanye niwe wansimbuye mu itangazamakuru nawe muhata ibibazo ikindi namubaza ni uko ese nta bandi bakobwa bamuporopozaga nta bandi bakobwa bamukundaga ku ruhande akaba wenda afite ubwoba bw'aho bigiye kugenda nyuma yaha so buriyo wemeye kwambara ikintu cyangwa wemeye kwambara impeta waba uri umuhungu waba uri umukobwa so noneho bikajya mu itangazamakuru nuko nawe ubwawe uba wiyemeje kuvuga ngo nta wundi muntu nari mfite ni wowe ahubwo wowe biguha icyizere biguhaye icyizere ki kuba mbyemeye aho ni sawa wari ufite ubwoba se cyane rega bibaho shosho be homura be mu busanzwe ubukwe nyirizina uteye ivi ubukwe nyirizina urumva bushobora kuzaba ryari uruhare rwawe mu bukwe bwo ruzaba uruhe ibindi byo tuzabibabwira nyuma tuzabibamenyesha nyuma iyo umusore yateye ivi yajyana n'inka naho agomba kuzizana kuko none sinzi uko nayubatse imodoka yo kugendamo ikaba ihari zana izo nka nawe ababyeyi bacu babibone iby'inka byo ndayamanitse mu muco nyarwanda nta mukobwa wikwa nta mukobwa ukwa umuhungu ni wukwa ahubwo wowe ugire vuba uzane inka iwacu shosho be homura ndazizana mba nivugira gahunda ni gahunda ni ukuvuga ngo rero papi ariko nawe uri umwana mu bimana njyewe ndakugarukaho pe wowe n'abantu muri kumwe
n'uyu mujama ngo ni JP acoustic ubundi yaje aje gukora iki mani nta no kumbwira mu gitondo yampostinze amakano ngeme ngo reka ngo nkuririmbire mani utagira ngo ndakocha ngo ndakuremeye ngo niki numva umujama arimo arandirimbira kumbe wari wicayemo hano muri nonzo shaka ko ahantu bishoboye kuba hari urukundo ariko se mu buzima uyu mukunzi wawe niki yagukoreye kikakubabaza niki yakoze bwo kitari rivi ateye utazigera wibagirwa ni rivi uzi ikintu yakoze kikambabaza hari ukuntu ubukunda umukobwa byatari uri kumva none njyewe iyo umukobwa dukundana nawe arabizi muhamagara inshuro nyinshi ku munsi penda muhamagara mu gitondo waramutse ute wiriwe ute wariye na nimugoroba agiye kuryama nigeze kumuhamagara telefone yiwe imara umunsi wose utariho ndavuga ati noneho babajama b'i Kigali bari kwa ujumura ndavuga ati noneho amaboko ndayamanitse mani ibyo bintu byarambabaje umunsi wose nawe ubwe mubaze kugira ngo mubabare byamufashe igihe kinini ariko iki bintu yankoreye ni byinshi ntago nabivuga urabona nk'aka gasaha nambaye urakabona ni OG yagatumije muri Amerika urakabona ni gift yampaye bure y'umuntu isaha isobanuye ibintu byinshi ryamira ku gihe ubyukire ku gihe upanga ibintu byawe ku gihe unanakunde mu gihe amafaranga nyine ibintu byose ubikore mu gihe ndavuga ati umuntu uko karankunda umuntu umbwira ngo mbyukire ku gihe ibintu byanjye byose mbitegurire ku gihe buriya umuntu uguha icyo kintu aba aguhaye gift ikomeye noneho gushyira aka kaboro ariko bishoboye kuba utari ufite icyizere cy'uko uzambika impeta nayo nzi ko nzayambika ariko ndubwa mbere aho urabona ibi bintu byoroshye mu Rwanda ubu nta cyizere yari yifitiye ahari so ubundi mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe kuri wowe ubuzima busanzwe ndi umukinnyi wa filime zo mu Rwanda ubu ngubu iyo ndi gukinamo ni iyitwa Gaheza Saries ica kuri YouTube channel ya Gaheza TV yego izindi zo nabaye nziretse ubu ndi muri iyo ngiyo umaze gukuramo ubushobozi bungana iki mu buryo bufatika iyo tubuze mu buryo bufatika bari amafaranga bari imitungo izi filime zo kanajye nazo zikomoje ati nyamara bashobora kuzamuntwara ubushobozi bwo nk'iki gikorwa uko munakibona ukirahenze cyagutwara amafaranga angahe ni banga gusa ni menshi ariko muri filime naho navuga yuko amafaranga arimo kuko avamo akadutunga tugakora n'izindi bezuwe tuba dukeneye ku ruhande ikindi navuga yuko byangejeje kure urumva ko yakubwiye yuko yambonye muri filime akagahita aza kunshakisha urumva ko filime nazo zimaye umukunzi zamaye umukunzi nawe uramuhambiriye uravuze uti nta handi uzamwita sasa aravuze ngo ararateye inda ibyo byo ntabwo mbizi nta nubwo mbimwijeje ndetse ubu azi igihe aterera inda si ubu simbizi nta wundi muhungu wari warigeze agusaba urukundo ntabwo babura ariko nyine nanjye wo naruhaye n'umwe nk'ijambo yakubwiye bwa mbere aza kugushaka akakubwira ati cyangwa yarakubwira ati filime nzayigupromotingira ndi umunyamakuru yitwaje icyo ari cyo nawe ugendera ku izina oya njyewe nta nubwo nari nzi ko ari umunyamakuru nabimenye nyuma ni uko nyine ni kwa kundi amaraso ahura cyangwa imitima igahura niko twahuye yego ubutumwa ku badukurikiye muri kano ka mwanya ndetse unazamura ikiganza usezere abandi bahungu bashobora kuzaza bakaguporopoza wowe waporopoje kiriya kiganza nzakizamurira kwa padiri niwo bakizamurira oya ntabwo ngiye kwakira indahiro ngewe oya azabizamura usezere abandi basore bati nyamuneka shaka byihorera ashobora kubasezera ngewe nkagira ngo arabasezeye kumba arimo arabapepera babwira ati ndaje ngaho wowe sezera abakobwa bayi orevuware bayi singiyi se ariko sha ngewe bebe shu reka nkubwire mwana abajama bari hanze aha ni hatari gusa mbwira abajama cyangwa n'ababebi bakundane biri bya nyabyo tureke kuzana ibintu byarenge gutendekana ibiki n'ibiki urabona nk'uyu mukobwa kuba akina filimi byonyine sibyo
akavuga ati abantu benshi yagiye ahura nabo, yahuye n'abantu bameze nkanjye, yahuye n'abarenze nanjye, yahuye n'abantu bameze gute. Man, njye ndamushimiye cyane. Ubundi ku ruhande rwawe dusoza n'icyo wabwira abari badukurikiye by'umwihariko unabibutsa aho bashobora gusanga izi filimi za nako ho wahavuze abandi basore bashobora kuzagutereta ubutumwa ubagenera wanze kubasezera ariko ubutumwa ubagenera. Ubutumwa nabagenera ubutumwa nabagenera nyine ni uko namaze gufatwa. Ikindi wamaze gufata wowe harya ninjye wafashe nari nibagiwe. Okay, ninjye wafashe. Urabona ko njye ntayo mfite ahubwo nafashe. ukeneye ko bakwambika se? Njye nzayambara ku wundi munsi. Ikintu nyine nababwira turabakunda, bakomeze badufane, bakurikire ibiganiro byacu, amafilme dukora, bakomeze batubera abafana. Nakindi turabakunda. So reka mbashimire cyane mwebwe mwese mwakurikiye mukurikiye Yawe TV, by'umwihariko nshimira Emi Rwanda waterewe IVI. Aragira ati sinshobora kuzagira isoni cyangwa se kuzabyicuza kuba naterewe IVI bwa mbere mu Rwanda, ari nge muhungu uterewe IVI. Urumva ko nabyo ari yindi seveye azamuye. So reka tubanze dufata akanya turye kuri iyi keke cyangwa se kuri iyi gato, barabyumva neza. Uwo mukanya bagiye gufatanya banayicane, ariko se ko nari nsezeye bataracana iyi gatora, batarayicana sinari nkoza amabara, ni kuri anniversaire ye banateye IVI. Ndaza mu kanya gato nsezera, reka babanze baducanire iyi gato. Amarangamutima yanjye niyabizi, mu nzozi zanjye niho wibera. So reka mbashimire cyane mwebwe mwese mukurikira Yawe TV na Ndahiro Valens Papi. Reka nshimire cyane Emi Rwanda ku rugendo atangijwe kubera ko yaporopojwe. Urumva, nshimire uyu mukobwa mwiza cyane w'uburanga kuri ubuvuze ati mpafashe umwanzuro misemo umusore, aho kugira ngo utinda mu nturo ukayamburirwamo. Nguko rero reka mbashimire cyane wowe utarakanda subscribe, wowe nyamuneka wikande, wowe wayikanze ndagushimiye cyane. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Yawe TV ibategurira. Nzabagezaho umunsi ku wundi urugendo rw'urukundo hagati ya Emi, harya ngo witwa Debi. So nzakomeza kubagezaho umunsi ku wundi, hazamo agatotsi mbabwira isi yose ibimenya. Buriya gukundana n'abasitari ibintu yakunda kuzamo byacitse za rwangendanye. Utu tubiza umureba buri kanya gukanya, nyamuneka nihazamo n'induru byose nzabishyira hanze. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Yawe TV bategurira. Ciao ciao.